yavutse adafite izuru nta buryo bwo guhumeka. Ariko ibyo si byo byatangaje isi. Icyatangaje isi nanjye ndimo ni umutima udasanzwe yavukanye. Umva inkuru idasanzwe y'umwana wavuye ku isi afite imyaka 2 y'amavuko gusa, ariko agasiga inkuru yakoze ku mitima ya benshi, amamiliyoni atabarika y'abantu. Iyi ni inkuru ya Eli. Yitwaga umwana w'igitangaza, kandi koko niko kuri. Uyu mwana yari nk'umumarayika wigendera. Amazina ye yitwaga Eli Thompson. Yavukiye muri Alabama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana yavutse afite ikibazo kidasanzwe cyane cyo kubura izuru ku buryo bwa burundu, ibyitwa complete congenital Arhinia. Iki nicyo kibazo kiboneka gake cyane, kuko iki kibazo kiboneka ku muntu umwe muri miliyoni 197 zose. Ubwo ni ukuvuga ngo muri miliyoni 197 zose uyu mwana we wari ufite kino kibazo gusa. Abaganga benshi bari batarabona ibintu nk'ibyo igihe bari barafatiye diplome zabo z'ubuganga. Uyu mwana rero kuva ku mwuka we wa mbere yahumetse, Eli yatangiye gutsinda ibyari bimukomeye. Isi yari imwegereye, yaragiye ayuzuza y'umunezero n'ibyishimo. Abantu urukundo rurabaganza, ariko ntibyatinze. Ushobora kwibaza ukuntu umwana nk'uyu nguyu udafite izuru ashobora guhindura isi y'abantu benshi. Nanjye ndabyibaza, ariko birenze ukwemera. Hashize iminsi 5 avutse gusa, Eli yahise akorerwa operasiyo yo gushyirwaho akantu kamufasha guhumeka, ibizwi nka tracheotomy. Yatobowe akobo mu muhogo kugira ngo abashe guhumeka. Tekereza kuri ibi. Yari umwana uvutse vuba, ariko urwanira ikintu twese dufata nk'igisanzwe, guhumeka. Guhumeka ntibyari ibisanzwe kuri we. Kurya ntibyari byoroshye, no gusinzira byari gushobora guteza ibibazo atitaweho. Ababyeyi be bagombaga kumuhora hafi buri kanya. Buri segonda ryari ingenzi ku buzima bwe. Buri mwuka yahumekaga wari insinzi. Ikintu cyatumye inkuru ya Eli ibidasanzwe si uburwayi bwe bwo kubura izuru, ahubwo ni umutima udasanzwe uyu mwana yavukanye. Nubwo yahuraga n'ibibazo byinshi, uyu mwana yarisekeraga, yarishimaga kandi yaganiraga n'abandi bantu abyishimiye. Uyu mwana niyavugaga kuko yize kuvuga akoresheje amarenga. Muri urwo rurimi rw'amarenga rero yakoreshaga, ikimenyetso yakundaga gukoresha cyane, yanakundaga cyane, ni ikimenyetso cya cookie cyangwa se biscuit. Icyo nicyo yakundaga. Cyari kimworoheye kandi cyari kimutunganiye rwose. Ntibamukundiye ko yari atandukanye natwe twese, ahubwo bamukundiye ubu muntu yari afite. Yari umuntu nyakuri, umuntu nyamuntu. Eli yibukije abantu ikintu dukunda kwibagirwa. Yibukije abantu ko ubuzima atari ubwiza no kutagira inenge, ahubwo ko igisobanuro cyiza cy'ubuzima ari ukubaho kandi wishimye. Ni ibihe n'urukundo ruruta byose. Ku bw'amahirwe make, ubuzima bwa Eli ntibwamaze igihe kirekire ku isi. Afite imyaka 2 gusa yitabye Imana. Umwaka umwe, 2 nicyo gihe yamaze ku isi. Ariko nubwo yari imyaka 2 gusa, Eli yakoze ikintu kidasanzwe benshi batazageraho mu buzima bwabo bwose. Yakoze ku mitima ya benshi, yahaye abantu icyizere, yahinduye uko abantu batekerezaga. Yerekanye ko imbaraga igihe cyose zitazaba zigaragara cyane, rimwe na rimwe ziba zicecekeye, kandi zikaba mu mwana muto ukunda gukoresha ikimenyetso cya cookie, cya biscuit. Umwana ufite byinshi byo kumuriza, ariko akagumanitse ko mu maso ye. Akenshi dupima ubuzima mu myaka, mu byo twagezeho no mu ntego twihaye, ariko inkuru ya Eli iratwibutsa ko atari byo by'ingenzi, kuko hari ubuzima bumwe na bumwe butapimirwa ku gihe bumaze, ahubwo bupimirwa ku ngaruka bugira ku mbaga nyamwinshi.
ubuzima bwe bwakoze ku mitima ya benshi. Iyi ni Bima Entertainment.